Yesu ashimwe bene data, muraho neza, muhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yuzuye ibambe, urukundo rwawe ni rwinshi, tugushimiye ko kubw'urwo rukundo wandikishije ibyawe kugira ngo n'ubundi tujye tubasha kongera guhemburwa nabyo. Nyemerera tugirire ubuntu muri uyu mwanya, Mwuka wawe wera yende ku byo waduhishuriye uyu munsi, aduhishurire ibyo bwiru bwabyo, anadushoboze kubukora nk'uko Mwami ijambo ryawe ridutumweho riri. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru Imana nidushoboza tuzaganira ku gusa na Yesu Kristo, kwisanisha na Yesu Kristo, kumwigana tukaba nkawe tukisanisha nawe. Imana tugirire neza. Uyu munsi rero wa mbere turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa mbere tugeze ku wa 2. Handitse ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Imana tugirire neza. Bakomeza bavuga ngo akatwitangira ku bituro n'igitambo cy'Imana n'umubavu w'umura neza. Imana tugirire neza. Amakuru y'imibereho ya Yesu Kristo si ubwiru, azwi n'abantu bose. Uko yabagaho, ibyo akunda n'ibyo yanga, imigirire ye, imvugo ye n'amateka ye, ibyo ni ibintu bizwi n'abantu bose. Abantu bose barabizi, abakijijwe n'abadakijijwe barabizi, abatizera Imana n'abayizera, ibyo barabizi pe. Iby'imibereho ya Yesu Kristo. Imana rero irifuza ko turenza urwego rwo kumenya izo information, kuko nyine wumvishe ko n'abatazi Imana ayo makuru bayazi. Hari abayazi bayakoresha mu gusa mu kuburana, hari abayazi nka information zisanzwe. Nyine kumenya amakuru ni urwego ruciriritse. Imana irifuza ko turenga urwego rwo kumenya amakuru tukagera ku rwego rwo gusa na Yesu Kristo, mbese tukabaho nk'uko yabagaho. Imana itugirire neza. Kumenya amakuru ni by'abantu bose, buri wese wasomye ibya Yesu Kristo, buri wese yabitegeye amatwi yabimenya. Imana irifuza ko twebwe turenza urwo rwego, ahubwo tugasa na Yesu Kristo, tukigana Imana nk'abana bakundwa, tukigana Kristo Yesu, tukavuga nk'uko yakabaye avuga ari muri uyu mwanya. Imana tugirire neza. Tukambara nk'uko yakabaye yambara, tugatekereza nk'uko yakabaye atekereza. Ibintu Yesu atatekereza natwe ntitubitekereze, ibintu Yesu atavuga natwe ntitubivuge, ahantu Yesu atajya natwe ntitujye, igitaramo Yesu atabamo natwe ntitukakibemo. Imana tugirire neza. Wifurije kwigana Yesu Kristo, ufate imyanzuro nk'iyo yakabaye afata, ubanire bose nk'uko nawe yakabaye ababanira, ukore byose nk'uko yakabaye abikora, uwigane Imana nk'umwana ukundwa. Igana Yesu Kristo muri byose. Nubwo butumwa Imana yari idufitiye uyu munsi. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.